Ongeye kubasuhuza mwe mudukurikira umunsi ku munsi duha tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana kandi mbifurije umwaka mushya muhire. Muraho neza bakobwa basore bagabo mwubatse ingo bamama mwese turabasuhuje mwese abana batoya ebana tubifurije umwaka mushya muhire. Ndizera ko mugiye kuwurya utagomba kubarya. Hamwe n'ibyo ngibyo dushimye Imana ko yaturinze mu uyu mwaka wose watambutse kandi by'umwihariko abakunzi b'umucyo hambo tubifurije ibihe byiza, tubifurije guhirwa kurama byose turabifurije iby'Imana ishaka byose niko tubifurije uwo mugisha uturuka ku Mana. Tubazaniye inkuru ni inkuru yihutirwa, ni inkuru ireba buri munyarwanda wese ahaherereye, aho n'ubutumwa polisi yatanze bivuga ngo guhagarara si amahitamo, ni itegeko, ntabwo ari amahitamo yawe, ni amategeko nyine akurikizwa kandi ni amategeko y'umuhanda nk'uko akurikizwa. Ni ijambo rero polisi yagejeje ku bashoferi, ku buri muntu wese, abamotari mwese. Mu gihe polisi bahagaritse ntabwo rero ari ubusabe, ahubwo ni itegeko mukwiriye kubahiriza. Bavandimwe, mbere y'ibyo byose turashima Imana ikomeje kurinda u Rwanda n'abanyarwanda mu rugendo rwacu rwa buri munsi mu bihe by'iminsi mikuru, aho abantu baba bari mu ngendo nyinshi. Dushima Imana ku mutekano iduha, tunasaba ko ikomeza kuturinda impanuka n'ibindi byago mu mihanda yacu. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru y'ingenzi cyane ku mutekano wo mu muhanda, aho polisi y'u Rwanda yihanangirije abatwara ibinyabiziga bagasuzugura abapolisi babahagaritse bagahitamo kwiruka. Ibibutsa ko guhagarara atari amahitamo ahubwo ari itegeko. Mu minsi ishize polisi y'u Rwanda yagaragaje ko hari bamwe mu batwara ibinyabiziga bahagarikwa n'abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda, ariko bagahitamo kutubahiriza amabwiriza bagakomeza urugendo rwabo. Ibi bikorwa byagaragaye cyane mu bihe by'iminsi mikuru, aho abantu baba bari mu ngendo nyinshi, bamwe banyoye ibisindisha abandi bagatinya guhanwa, bityo bagahitamo kwiruka. Polisi ivuga ko iyi myitwarire ishobora gutera impanuka zikomeye bigahungabanya umutekano wa buri muntu, ndetse habaho ibyago. Hari ubutumwa polisi yageneye buri muntu wese, yageneye by'umwihariko abashoferi. Umuvugizi w'ishami rya polisi ishinzwe umutekano mu muhanda CP Kayigi Emmanuel yibukije abatwara ibinyabiziga ko waba wanyoye cyangwa utanyoye, igihe urwego rubishinzwe ruguhagaritse ukwiye guhagarara ukisobanura. Umutekano wo mu muhanda ni inshingano ya buri wese. Yasabye abatwara ibinyabiziga kwitwararika, kugabanya umuvuduko no kubaha polisi by'umwihariko muri ibi bihe by'iminsi mikuru. Icyifuzo cy'inzego za leta, Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore yagaragaje ko hari icyuho mu itegeko rigenga imikoreshereze y'umuhanda, aho uwahagaritswe agahunga ahanirwa gusa ikosa ryo kwiruka. Yagize ati, dushaka kunoza iri tegeko kugira ngo hatazatorwa itegeko ririmo icyuho abantu bagahitamo kwiruka aho guhagarara. Abadepite nabo bagaragaje ko hakenewe ibihano bikakaye kubanga guhagarara, kandi biteganyijwe ko iminsi iri imbere hazatorwa itegeko rishya. Imibare igaragara iteye impungenge. Imibare ya polisi y'u Rwanda igaragaza ko
mu ntangiriro ya 2025 honyine impanuka zo mu muhanda zimaze kugera ku bihumbi 10,320 zigahitana abantu 719 mu gihugu hose. Ibi bigaragaza ko umutekano wo mu muhanda ukwiye guhabwa agaciro gakomeye n'abantu bose. Polisi yibukije ko atari gutwara ibinyabiziga gusa, ahubwo n'abanyamaguru basabwa kwambuka neza, kubahiriza ibyapa n'amabwiriza mu rwego rwo kwirinda impanuka. Buri wese asabwa kugira uruhare mu kurinda ubuzima bwe n'ubw'abandi. Guhagarara si amahitamo, ni itegeko. Kubahiriza amategeko yo mu muhanda ni uguhitamo ubuzima, amahoro, umutekano. Muri ibi bihe by'iminsi mikuru twese dufata icyemezo cyo kuba intangarugero mu muhanda, duha agaciro ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Inkuru yateguwe ishingiye ku makuru twahawe n'ikinyamakuru Igihe.com. Aha mwari muri kuri sheni yacu Umucyo Hambo. Dukomeje kubifuriza impera z'umwaka mushya muhire, mutangira umwaka mushya wa 2026 musozanya n'uyu mwaka 2025 mu byishimo byinshi. Amahoro akomeze kubana namwe mwese. Shalom shalom.